Amasengesho ya mu gitondo. Nyagasani bumbura umunwa wanjye, maze ururimi rwanjye rutangaze hose ibisingizo byawe. Interuro itumira. Singizwa Nyagasani Mana y'urukundo n'amahoro. Zaburi itumira ya 36. Imana itubabarire maze iduhe umugisha, itwereke uruhanga rwayo rubengerana, kugira ngo ku isi bazamenye ko ari wowe ugenga, n'amahanga yose amenye ko ari wowe ukiza. Mana yacu, imiryango yose nigusingize, imiryango yose nigusingirize icyarimwe, amoko yose niyishima aririmbe, kuko utegekana ubutabera ibihugu byose, ukagenga amahanga yose y'isi. Mana yacu, imiryango yose nigusingize, imiryango yose nigusingirize icyarimwe, ubutaka bwacu bweze imbuto. Nyagasani Imana yacu aduhunda ry'imigisha, Imana iduhe umugisha kandi niyubahwe n'isi yose aho iva ikagera. Indirimbo. Nta kintu cyiza nko guhorana n'iyaturemye, Nyagasani ni inkingi yanjye, ni namirukiro yanjye, Nyagasani ni umukiza wanjye, niwe Mana yanjye, Nyagasani niwe maboko yanjye, niwe rumuri rwanjye, nta kintu cyiza nko guhorana n'iyaturemye. Sukura Mana yanjye, maze nzabe umuziranenge. Zaburi ya 50. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye. Nyurageraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Kuko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mba ari cyo nkora. None rero nubintunganyiriza ntuzaba undenganya, n'urubanza uzancira ntirugira amakemwa. Dore jyeweho navutse ndi umunyabyaha, kandi mama yansamanye igicumuro. Nawe wowe ukunda umuntu utaryarya, maze ubushishozi ukabunyigishiriza mu mutima wanjye. Ntera icyuhagiro nkire ubwandu bwose, unyuhagire maze nererane kurusha amasimbi. Ongera unyumvishe impundu z'ibyishimo n'umunezero, maze amagufa wajanjaguye ahimbarwe. Renza amaso ibyaha nakoze, ibicumuro byanjye byose ubimpanagureho. Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo unte kure yawe, cyangwa ngo unkuremo umwuka wawe uzira inenge, ahubwo umpa kwishimira ko nakijijwe, kandi unkomeze umutima wuje ineza. Abagome nzabatoza inzira yawe, n'abanyabyaha bakugarukire. Mana yanjye, Mana ikiza, nkura mu nzigo ndimo, maze ururimi rwanjye ruzamamaze ubutungane bwawe. Nyagasani bumbura umunwa wanjye, maze akanwa kanjye gatangaze ibisingizo byawe. Igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezeza. Ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Ku mpuhwe zawe girira neza Siyoni, maze wubake bundi bushya inkike za Yeruzalemu. Nibwo rero uzashima ibitaramo byategetswe, ibitikwa hamwe n'ibiturwa burundu, maze bazaturire ibimasa ku rutambiro rwawe. Ubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Sukura maze nererane kurusha. Sukura Mana yanjye, maze nzabe umuziranenge. Zaburi 147. Indirimbo kubera Yeruzalemu yubatswe bundi bushya. Yeruzalemu amamaza uhoraho, Siyoni usingiza Imana yawe, kuko yakajije ibihindizo by'amarembo yawe. Agaha umugisha abana bawe bagutuyemo. Yasakaje amahoro mu bwatsi bwawe, aguhaza inkogote y'ingabo zeze neza,
yohereza amategeko ye ku isi, ijambo rye rikihuta bitangaje. Anyanyagiza umurama w'urubura ukagira ngo ni ibizingo by'ubwoya bw'intama, agasangiza ikime cy'inyababa ukaba wagira ngo ni ivu. Urubura arujugunyanga nk'utuvungukira, ntihagire uyihanganira ubwo bukonje. Ubundi yabitegeka bigahita bishonga, agahuhisha umuyaga w'amazi agatemba. Amenyesha bene Yakobo ijambo rye, agatangariza Isirayeli amategeko ye. Nta yandi mahanga yigeze agenzereza atyo ngo ayamenyeshe amateka ye. Niwe Imana Data na Mwana ari Umutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubu n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ijambo ry'Imana, isomo ryo mu Ibaruwa Mutagatifu Pawulo ry'umwandikiye Abanyagalati. Nabambanywe na Kristo ku musaraba. Mu by'ukuri ndiho, ariko si jye, ni Kristo uriho muri jye. Kuba ubu ngubu ndiho mu mubiri, ni uko ndiho mu kwemera Umwana w'Imana wankunze, ubwe akigabiza urupfu ari jye agirira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turashimiye Imana. Kristo yaradukunze, yaratwitangiye, yikoreye ibyaha byacu ku musaraba. Kristo yaradukunze, yaratwitangiye. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kristo yaradukunze, yaratwitangiye. Ikizo Zakariya. Nimushimire Nyagasani, mwebwe abatagatifujwe b'Imana. Nihasingizwe Nyagasani Imana ya Isirayeli, kuko yasuye umuryango we kandi akawukiza. Yatugoboreye ubasha kudukiza mu nzu ya Dawudi umugaragu we, nk'uko abahanuzi batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera, ko azadukiza abanzi bacu, akatugobotora mu nzara z'abatwanga bose. Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu, maze yibuka isezerano rye ritagatifu. Ya ndahiro yarahiriye Aburahamu umubyeyi wacu, avuga ko namara kutugobotora mu maboko y'abanzi bacu, azaduha kumukorera ntacyo twikanga, tuburangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose yo kubaho kwacu. Nawe rero wakana we, witwa umuhanuzi w'Umusumba byose, kuko uzabanziriza Nyagasani, umutegurira amayira, ukamenyesha umuryango w'umukiro, bazakesha kubabarirwa ibyaha byabo, kuko Imana yacu igira impuhwe zahebuje. Ari nazo zatumye izuba rirashe amanuka mu ijuru aje kudusura, akabonekera abari batuye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, kugira ngo atuyobore mu nzira y'amahoro. Wubahwe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ibisingizo n'ibisabisho. Noneho ubu ngubu Nyagasani, twemerere dusenge kubera ikuzo ryawe ryinshi. Soko y'ubuzima, uri inkomoko y'ikiriho cyose, akira ibyishimo byacu n'ishimwe ryacu. Umushumba w'umuryango wawe uyoborana urukundo, tugire abagaragu bawe muri Kiliziya igukorera. Njye se wa Yezu Kristo wakiriye ituro ry'ubuzima bwe, wemere iryacu kubera ikuzo ryawe. Muganga w'ibihe, ukorera imitima y'abantu, duhe kubakana nawe mu bwami bwawe. Dusabe Nyagasani Imana yacu, kingura imitima yacu kugira ngo ihinguke ibyatwe bitagatifu, bityo dutangire ubuhamya bw'umwana wawe wadupfiriye, akabana nawe ari umutagatifu, uko amasekuru asimburana iteka. Amina. Ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana ari umutagatifu. Amina.